tugira amahirwe rero iwacu muri Kayonza hari ubutaka buberanye n'urutoki bujuje ibisabwa byose kugira ngo urutoki rube rwiza, ariko noneho tukagira n'akarusho kuko rabu iza ikamanuka ikaza ikadusanga iwacu ikatwereka neza uko duhinga, uko urutoki ruhingwa, uko rufatwa neza kugira ngo umuntu abone umusaruro mwiza. Muri urwo rwego rero nyine ubutaka bwacu turabutegura, tukarema, tugacukura imyobo yujuje ibyangombwa tuzashyiramo ifumbire nayo iri ku rugero rukwiye, hagati y'insina n'indi tugashyiramo metero 3 kugeza urangije ubuso bwawe ushaka gutera urutoki rwawe. Ni ugufata neza urutoki kuva mu itera kugeza kugira ngo nyine ruzaguhe umusaruro. Shyiramo amafumbire ahagije kandi ku ngano nyayo, ariko ifumbire niyo washyiramo nyinshi, ifumbire y'imborera nta gishobora gutwara umubyari, noneho ugaterera n'igihe. Burya igihe cyiza cyo gutera urutoki ni mu kwa 9 kuko muri ayo mezi nibwo haboneka imvura nyinshi, urutoki imvura ikazacika, imibyare yawe yarafashe umaze kugira amakoma menshi, ugakurikizaho no gusasira kugira ngo y'amazi azagumemo igihe kirekire, ategereze ikindi gihe cy'ihinga imvura izaba yavuye. Cyane kirabiranya niyo ndwara mbi y'urutoki kuko ishobora gukuraho umusaruro wose 100%, ntugire na kimwe usarura. Ariko tugira amahirwe, hari ikigo mpuzamahanga cyita ku buhinzi bw'urutoki cyatweretse uburyo kirabiranya iteye, uko wayirwanya, uko wayikumira. Turabikora, kirabiranya turayihashya pe, turagerageza turayihashya ku buryo ubu dusigaye tubona umusaruro nk'uko namwe mwabibonye. Ubu nazanye umusaruro w'igitoki cy'ibiro 102, kandi mbere kirabiranya iza muri 2018 nta n'uwasaruraga igitoki gifite ibiro 10.